Hello my people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Abakunzi ba Shyaka TV Show ndabasuhuje. Ni ukuri amahoro ya Nyagasani abane namwe. Ku bakunzi ba Shyaka TV Show b'Abakristo Gatolika, Kristo Yezu akuzwe. Igisibo kiri kugenda neza, bifurije kugira igisibo cyiza. Ku bakunzi ba Shyaka TV Show baba Islam, baba Mizirima, Assalamu alaikum. Namwe kandi nizere ko igisibo kiri kugenda neza. So rero mwese ndabashuhuje, ndabakunda, mwese bakunda urungana, bakunda urwuzuye, abakunzi banjye. Abakunzi rero ba Shyaka TV Show uyu munsi tuje kuganira. Abakunzi banjye rero baragira bati tubwire ukuntu usigaye ukina tennis. Ntabwo iriya ari tennis, uriya mukino bawita badminton. Abantu benshi bazi ko ari tennis, ariko ntabwo ari tennis, ni badminton. Iyo ukinywe n'abadisability bawita para badminton, noneho wakinwa n'abatari abadisability ukitwa badminton. Sibyo buriya? Ndaje ndabereka akavideo gatoya ariko niko umukino witwa, uriya ni para badminton. So rero ni ukuri narindi muri tize nk'abandi bose. Sinzi umuntu rero wamfashe akavideo, nanjye mbagakubise kuri status. Nuko umukunzi wa Shyaka TV Show aravuga ati rero ndifuza ko wakora ikiganiro ukadusobanurira uriya mukino ukuntu bawita. Bamwe turabona ari ukuntu. So rero uriya mukino ni umukino uri gukinwa hano mu Rwanda, gusa ntabwo abantu benshi bawumenyereye, uracyari mushyashya. Ukaba ukinwa n'abadisability n'abatari abadisability, bose uriya mukino barawukina. Ariwo para badminton ku badisability, byagera kuri ku batari abadisability ukaba badminton. Nizere ko bisobanutse, noneho ubu ngubu mugiye kujya muwushyigikira. Ndaza kubereka rero ukuntu umukino ukinwa ku bantu wenda baba batarawubonye. Ku bawubonye mukomeze mwenjoyinge, kandi n'umunsi nzaba natangiye gukina ku mpuzamahanga, kuko ariho dushaka kuba twakurira n'indege tukagenda tugiye gukina uriya mukino. None si twebwe byatubera. So rero abakunzi ba Shyaka TV Show ntabwo bari bazi ko hari imikino njya nkina. Njyewe ndi umujuweri, ndi umudansa, nkaba umujuweri mu mikino nyine, like nkuriya mwabonye cyangwa se muraza kubona. Nkaba n'umuhanzi nkaba n'umuhanzi we, mbaririmbire mbatsemo baby. Ibyo ntabwo ari ibyanjye, ni ibya babandi, ariko nkora ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo mubona ni ibyo nyine ngemba naberetse, ariko kubera ko muba mukeneye kwenjoyingana nanjye, kandi nanjye mba mbyifuza ko tugendana urugendo rwose mukanshyigikira. So rero umukunzi wa Shyaka TV Show wifuje ko tubiganiraho, byambwiye ngo ni ukuri barabikunze, ngo ahubwo mbaheho nyine ubusobanuro bukeya budakabije ariko nanone busanzwe. Aragira uti, umwe nako aragira uti, ejo bundi waraje udutamo akavideo uri kubyina. Ese abadisability burya muzi no kubyina kuri uriya rwego? turabizi.
turabizi, tuzi kubyina, tuzi gukina n'indi mikino. Ntabwo tuzi kubyina gusa, ahubwo dukora imirimo yose. Ntabwo rega kuba umuntu ari umudisability bikuraho ko afite impano. Kuba ufite ubumuga ntibikuraho ko wagira indi mpano ugira muri wowe. Ntabwo bikuyeho ko wagira undi mukino ukina, ntabwo bikuyeho ko wagira experience mu bindi bintu bimwe na bimwe bitandukanye. Ni ukuri wabikora bigakunda, kuko nanjye byarakunze ubu unakugenda ubibona. Bakunzi rero ba Shyaka TV Show, mwagira nyine utuntu dukeya mumenyaho. Kuba umuntu ari umudisability ntimugatekereze ko nta kindi yakora, kuko hari abazi ko umudisability cyangwa se kuba ufite ubumuga ari ukurya no kuryama no kujya kwa muganga fini, ngo bikaba birarangiye. No, ntabwo ari byo, kuko kuba ufite ubumuga birashoboka ko waba ukora akazi gasanzwe gatunga umuryango wawe, gatunga abantu muri rusange, cyangwa se sosiyete ikuri iruhande ureberera. Ariko biranashoboka ko hari uburyo bumwe na bumwe wakidagaduramo kandi bidafite umuntu bibangamiye, bikakunezeza kubw'ibyo ukunda, ukanenjoyinga nyine biri. Kandi ikindi mwibuke ko bituma ugira fame nini, bituma hari abantu wunguka inshuti binyuze mu mikino, wunguka inshuti mwahuriye mu bitaramo runaka bitewe na za activite zindi ukora. Kuba rero kuba ngewe mbyina cyangwa se narabyinaga, ejo bundi nari ndi kwiyibutsa, nari ndi kumwe n'inshuti zanjye twabyinanaga, turiyibutsa uko twajyaga tubigenza. Ni kuriya rero njyewe nakuze nkunda kubyina, mbikunda pe, nta n'umuntu wigeze abimbuza, kuko narabikundaga nkabikora kandi nkabikora neza. So rero ntago weho iyo ufite ikintu ukunda, iyo ufite ikintu ushaka, ntabwo umuntu uwo ari we wese ashobora kuza ngo ahite akigukuramo, ntabwo bikunda. Kuko njye ndabyibuka ko nabyinnye cyangwa natangiye kubyina kera cyane nkiga muri materineri ya mbere. Nawe urabyumva ukuntu nanganaga, nari gatonya gato cyane, ariko narakuze, nakuriye muri ibyo, nkura nkunda kubyina. Nyuma nibwo hagiye hazamo n'ibindi, hazamo gukina théâtre, hazamo gukora akazi kandi gasanzwe. Umukunzi rero wa Shyaka TV Show yarambazaga ngo kuki ntakomeje kubyina, kuki ntabikomeje, kandi yarabonye ko mbizi. Impamvu rero ntakomeje kubyina ni uko hari izindi nshingano nahise njyamo zituma ntabikomeza. Iyo icyo gihe wenda ntajya mu bindi, byarashobokaga ko ubu ngubu naba ndi mu rukerereza, ni hano, cyangwa se ndi mu handi mu nganzo ngari hehe na hehe. Ariko ubu ngubu nyine ndopoze, ndi gukurikirana ibindi ko nabyo mbishoboye. Yes, ko mbishoboye. So rero ntazagire umuntu uhagarika wowe ikintu ukunda, passion yawe uyikurikire neza, impano yawe uyigire ngari, kuko ahantu hose kandi ujye ugerageza.
murabizi sinyagenda ntavuze ku bafite ubumuga. Impamvu nabo ngiye kubagarukaho ni kubera umukunzi wa Shyaka BTV Show. Umukunzi wa Shyaka BTV Show yaranyandikiye icyo gihe kiri hanze video ndi kubyina, arambaza ngo kubera iki amatorero yandi amwe n'amwe atabonamo abafite ubumuga. Hari aho ngewe nzi barimo, naranamusobanurira ndamubwira nti rero uko byose kose umuntu niwe umenya icyo akunda, akamenya icyo agomba gukora. Ntabwo iryo torero ari ryo rizaza kudushaka ngo turijyemo, ahubwo twebwe tugomba gushaka iryo torero, tugomba kwegera iryo torero. Twebwe tugomba gushyira ibyo dukunda, tugomba kubiha umwanya. Ntago bazaza ngo banshake bambwire ngo ngwino ngo tubyinire ibi, ahubwo ngewe ngomba kugenda nkababwira ngewe nzi kubyina, ikirenge iki n'iki ndakizi, ibi n'ibi ndabizi, ahubwo bo bakibaza impamvu wenda nje ntinzi. Ariko nitwitinya tukaguma mu rugo ntabwo bazamenya impano zacu. Ku bafite ubumuga rero mutinyuke mugire mugaragaze impano zanyu, mugaragaze ibyo mushoboye. Nzi neza ko hano hanze hari abatazi ibyo tuzi, hari abatazi ibyo dushoboye, hari ibyo dushoboye bo badashoboye. Dufatanyije rero twagera kure. Rero ku bantu batekereza ko aba disability nta kindi bazi, aho barishuka, kuko ari imikino turakina imikino itandukanye, ari indirimbo. Murabizi ko hari abahanzi benshi babizi kandi babikora neza. Murabizi nyine hari ibyo ufite ubumuga ashobora gukora wowe utawufite utabasha. So rero tube bamwe, tube inshuti, tube close, tumenye icyo dushaka kandi twegerane kugira ngo byose tubigereho. So bakunzi rero ba Shyaka BTV Show, ni ukuri nari mbakumbuye, ntabwo nagenda ntababwiye ko nari mbakumbuye. Ariko rero nje no kubashimira ku bya byinshi mudahwema nyine kutugaragariza, mutwereka urukundo. Ni ukuri ntabwo tubifata nyine nk'ibintu biri aho, tubishimira Imana kandi namwe tukagaruka tukabashimira. Simbasobanuriye harya. Nizere ko umuntu wese nyine wari ufiteho ikibazo cyangwa se wari wumvaga ari editing. Hari n'umuntu wambajije ngo bya nyabyo urabyina ngo cyangwa ni editing? Come on, njyewe bya nyabyo ndabyina, ahubwo uzantumire nyine nka ceke ubibone. Nyine mbyina indirimbo za Kinyarwanda, za kizungu se uyankundi za Kinyarwanda kurusha izindi. Wenda n'iza kizungu nanyeganyega ntabwo wandushamo, ariko iza Kinyarwanda ndazikunda ntanazibyina. So rero kumbwira ngo nanjye baranyeditingiye ngo barambyinisha, no, ntabwo banyeditinze, ngewe ni ngewe mwenyewe wibyiniye. Rero n'abandi n'undi uwo ari we wese wibazaga icyo kibazo, ni ukuri nta muntu wigeze anyeditingira. Ese ubu bari kweditinga bagafata noneho nanjye nkabyaporodinga? Oya, ntabwo ari byo. So ku bakunzi rero ba Shyaka BTV Show, nakagaruka tuzongera dusubire mu minsi iri imbere. Hari ibintu byinshi nyine ndi kubategurira ku bakunzi banjye,
bakunzi ba Shyaka Beauty Show, ntibibagirwe gukora share, like, comment and subscribe. Ni ukuri ni inkunga ikomeye urabuduteye, kandi rwose turabyumva turabyubaha. Mana yanjye mba mbuze n'ikintu mvuga, ariko akunda by'urumamo. Bye, nakagaruka.